w'Imana nakomeze abane namwe kubakurikira The Mind TV show. Uyu munsi tugarutse mu kiganiro nk'ibisanzwe, ariko uyu munsi nubwo muri kumbona njyenyine nangaha kuri kamera ntabwo ndi jyenyine. Moses araza mu mwanya uri imbere gato cyane. Ndagira ngo uyu munsi nk'uko dusanzwe turi ku nsanganyamatsiko yacu igira iti nyuma yo kwiga turi bande. Ese koko nyuma yo kwiga turi bande? Haba kuba dukurikira bari mu Rwanda ndetse n'imbibi z'intara zacu, ndetse n'abadukurikira hari hanze y'igihugu cyacu. So ndagira ngo uyu munsi dutangire, ndagira ngo tuvuge uyu munsi ndavuga ku bakobwa. Ndakeka nabona urubyiruko nk'abahungu, ariko uyu munsi ndavuga ku bakobwa. Ndagira ngo uyu munsi nangire mbwira ngo abakobwa, ese wo mukobwa uri muntu ki uyu munsi? Uyu munsi uri muntu ki utinya gukora kugira ngo buri kimwe cyose cyawe kibashe kugenda neza, ukaba ari umuntu wakiteka? Uyu munsi ndagira ngo ba wa mukobwa utari wa wundi uteze kugira ngo uhabwe ikintu na mugenzi wawe kugira ngo ukunde uwo ugomba kuba we. Uyu munsi ufite imbaraga, ufite n'ibitekerezo. Ubuzima bw'isi hari ikintu ubasha kukwigisha, ariko wowe ubwawe nutabasha kugikurikirana, ngo ubashe kumenya ngo ese uyu munsi ndinde, ese ejo nzaba ndinde, uri kwibeshya cyane. Hari ikintu dukunda kwirengagiza nk'umwana w'umukobwa. Uyu munsi umwana w'umukobwa uhura n'imbogamizi nyinshi cyane gusumba umwana w'umuhungu, ariko si uyu munsi ukwiriye kuba nde? Hari ikintu mwirengagiza cyane, ukumva yuko ikimero cyawe, uburanga bwawe hari aho bigomba kukugeza. Uyu munsi nutajijuka mu bwonko ngo umenye uwo uri we, please uri kugana ahantu utazabasha kwikura. Uyu munsi uzajya muri relationship wumve ko umuhungu ari uzaguha buri kimwe cyose, ariko ndakubwira ngo uribeshya cyane. Uyu munsi azaguha buri kimwe cyose, ariko ejo azakikuvutsa. Namara kugira ngo akikuvutse, ubuzima bwawe uzabushyira mu kaga, hahandi uzatangira kwicuza ngo ese ngo nari mukobwa ki wahatambutse. Uyu munsi menya uko ugomba kuba, menya ko uri umukobwa ufite imbaraga, wirijya karubanda kugira ngo ukangishe ikimero cyawe, kuko uyu munsi ufite ikimero ariko ubwiza burahinduka. Cyane cyane hari ikintu mwirengagiza nk'abakobwa, mukirengagiza ko ubwiza bw'umukobwa bushira vuba. Rero uyu munsi ndagira ngo ngubwire ngo wowe mukobwa ukurikiye The Mind TV show, umvira ijambo. Kutumvira ijambo ngo uriha agaciro, ejo ushobora kutumva ndi kuvuga, cyangwa uyu ejo tukazongera guhura havuga nko kuri topic ndi kuvuga kuri indi topic. Uyu munsi rero ndagira ngo wumve ibyo Muyapani akubwira. Uyu munsi uvuge ngo ndi mukobwa ki, uyu munsi uvuge ngo ndagendana n'abahe, kugira ngo ubashe kuba uwo wowe ugomba kuba we. Wikita ku maso y'abantu, kora ibikurangaje imbere, ubashe guhinduka wa mukobwa w'indashyikirwa. Ejo abandi bazakureberaho, hanyuma ubashe kugera ku rwego rukomeye. Ariko nimba ukiri wa mukobwa wifuza kurya k'umuntu kugira ngo ukunde uramuke, rwose aho ngaho uri mu buyobe, kuko ejo uzabirya uyu munsi, ejo akuvumbe. Umukobwa nk'ubu ukiri muri ibyo ngibyo ndamunenga cyane kenshi na kenshi. Mbabona yuko ari bo beze, ariko uyu munsi please ndabinginze abakobwa, muca akenge, kuko uyu munsi naje gusanga n'ikindi kintu mutubeshya ngo nko muri relationship ngo muradukunda. Ntabwo mudukunda, ahubwo mukunda ibyo dufite. Uno munsi rero iyo utabifite, nabwira nk'umwana w'umuhungu, uwo mwana w'umuhungu umenya ibyo ugomba gukora, kuko umwana w'umukobwa uyu munsi aragushuka. Nimba gushuka rero, umukobwa uko ari ahora ashobora gucuruza, yajya kwa runaka bakamuha, akaza kwa runaka bakamuha. Menya ko ibyawe by'agaciro nk'umuhungu ari uko ugomba ubwawe kwihesha agaciro. Umukobwa yigushuka ngo atunge ngo akurire ukwawe, sibyo? Kandi abakobwa nkamwe mukitwaza ibintu nk'ibyo ngibyo. Nkunda kubanenga cyane, kuko iyo ukomeje ibintu nk'ibyo ngibyo, ejo wa mutipe wafataga nk'uwo mutagomba kugendana mu muhanda, ejo usanga yabaye undi wundi utakiri wa wundi wari uzi. Menya rero ko ugomba gufata umuhungu nk'uko ari ikirema, ahubwo wimufata nk'aho ushobora kuri kugira ngo ubyaze agaciro wowe ubwawe. Naho nushaka kumubyaza agaciro, uno munsi azakubona ukoresha icyo ashaka, n'abajijutse, ariko naba ari wa wundi rero abandi bavuga ngo mugukura ibyinyo. Ibyo mukuru uyu munsi birashira, ariko iyo amenye ukuri mena aragucika akagenda. Iyo amaze kugucika, uragenda ukajya ku bandi, ubuzima bwawe bukangirika. Uwo muntu uri kumwe nawe uyu munsi uguha agaciro nk'umukobwa, nawe muha agaciro nk'umuhungu, ahubwo wimuvutsa n'ibyo afite kugira ngo ukunde ubirye bishira, usange uwo ukunda. Kandi naje gusanga nta n'urukundo mugira, kuko igihe mutubeshya ngo mufite urukundo, ariko mutubwize kuri abasisi nta rukundo mudufitiye, ahubwo nimutubwire dupagase cyane kugira ngo tuzabashe kugira ibyo tubona tubaho. Ikomeza kutubeshya uyu munsi ngo muradukunda,
kuno munsi nimba umbeshye ngo urankunda ejo ukabeshya runaka ngo uramukunda niyo mpamvu uyu munsi namaze kuvumbura abo mwitwa ngo muri bo uyu munsi nabaye undi wundi utari wa wundi mwari muzi ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi nahagurukiye kugira ngo mbereke ko gukora kwanjye kuri mu biganza byanjye ahubwo bitari mu biganza byanjye ibyo mwifuje kugira ngo ubuzima bwacu bujye underground ntabwo uyu munsi ntabwo ariko bikiri uyu munsi ndagira ngo mbabwire ngo abo naba narahuye nabo bose mwaribeshye cyane kandi uyu munsi ubuzima burakomeje kandi ndakeka bunameze neza ejo n'ejo bundi bizanahinduka kandi ubuzima bugere ku rundi rwego rero kuba ntabwo ngikeneye kumva ko uyu munsi wigeze no kumenyana nanjye sinshaka no kubimenya kuko n'uwo wabwira yuko wigeze kumenyana nanjye yafite ikigoryi cyane mu mutwe kuko hari aho ndi uyu munsi nagombaga kuba ndi ariko ntibigeze bigiramo uruhare washatse kunshyiraho nshaka hose uno munsi rero ndi wawe ndi nifuzaga kuba we uyu munsi so ndagira ngo njye nganira nsoza nibuke ko ikiganiro mugomba kugikurikirana kuri The Mind TV show icyo nicyo nagomba kubabwira Moses nawe ntabwo yatinze ndakeka arambwiye ko ari bugufi reka mwakire ubundi abagezeho ikiganiro nawe yabateguriye izere kugeza Moses meze neza cyane so abakunzi badukurikiye wabakomereza ukababwira ibyo bateguriye uyu munsi ibyo nari nabateguriye birangiye abakunzi ba The Mind TV show mwakire Moses agira icyo abagezaho ikiganiro ukomeze kugikurikirana turabakunda cyane 5/5 hello guys ngiye kwirega amahoro y'Imana komeza abane namwe ninakereho gatoya ariko kubw'impamvu zitari zanjye ahubwo kubw'impamvu nanjye zantunguye nihanganiho gatoya so nongeye kubasuhuza babwira ati amahoro y'Imana komeza abane namwe kuko aho twavuye ni kure cyane hamwe umuntu atatekereza ko umuntu uwo ari we wese yahava agere aho tugeze ubu ngubu uyu munsi gusa nk'uko mubizi topic yacu iragira ati ese nyuma yo kwiga turi bande uyu munsi ndi Moses wowe urundi wundi ese nyuma y'uko ubu buzima butwigishije tuzaba bande mbere ndaganira ku rubyiruko abasore bagenzi banjye ni ukubera iki umukobwa aza akakwihishamo akakwereka buryo cyari umuntu mwiza kandi ashaka kujya utwabo murebe kure kuko umuntu ntabwo muhuzwa n'amafaranga umuntu ntabwo muhuzwa n'inzu utunze umuntu ntabwo muhuzwa na rifu tuzamuha mu modoka yawe ahubwo umuntu muhuzwa n'umutima n'amarangamutima n'umutima n'amafiti murebe kure kuko Imana iravuga ngo ushize ku isi nutamenya ubwenge nzaguta uwo mukobwa ugwaga 1000 uyu munsi ukakimuha ejo akwatse 100 ukaribura ntamye nashidikanya ko 90% ari abaguze kuko uje mu buzima bwa kwaka amafaranga nta cyiza kwifuriza kuko twamajije kumenya ko amafaranga uyabona wihisha kuyi wamanzije kuvunika nta mpamvu yo kugira ngo umuntu ashore umunwa uyu gusa nk'uko ndi kubabwira gusa wonyine donc tugomba gukora muri twebwe sinzi impamvu umuntu agusaba we ufite intoki 10 sibyo wewe ubwawe ufite intoki 10 ukagira amaboko 2 ukagira n'amaguru 2 umuntu munganya ubwo bushobozi wese akaza agusaba biterwa n'iki ibyo bintu biterwa n'iki mucakenge basore aho muri hose mu Rwanda aho mwaba muri hose mu Rwanda mumenye ngo uyu munsi Moses naje ndi kumva muzika ariko usuko nkuko nababwiye ngo nagize akabazo kantunguye nk'ibyo byose shuguri kuyabona ni hatari gusa tujye dushima Uwiteka wadutije uyu munsi kuko yaduhaye ikinyabumwe cyo kuba twakisubiraho mu ntekerezo zacu uyu munsi ndi Moses mubona ndi kubabwira ubutumwa nk'ubu ejo mwakumva ngo nitabye Imana cyane ko nanga ndi gukorera atari iwanjye n'ubu mucu bagutanga kumva ngo nitabye Imana ariko basi mwumve nawe urukundira kuri The Mind TV show mwumve ngo basi Moses yagiye avuze iki urubyiruko sini urubyiruko gusa ewana n'abacece nasanze bakora ibyinyo nabo urebe nabi shugama migushuke ibi bintu aya mabuno meza badushikisha ni
n'ibyo Imana yabahaye, nawe itwo twawe bashaka ko ubashira n'ibyo Imana yaguhaye. Sinzi ukuntu umuntu azaguha ibyo Imana yamuhaye nawe ukamuha ibyo mukagura weho umuha ibyo Imana yaguhaye wisha kuya, we akaguha ibyo Imana yamuhaye nta kiguzi. Sibyo? Kuba uyu munsi uri hasi y'umunsi, ni byiza ngo wisubireho urebe aho wavuye, nibwo uzamenya aho ujya ugapangira igikwiye. Ntabwo kubaho tubana n'abantu batujyajya, ndakeka muri mwe mundeba mwese ntawe utari wabibona ko mu buzima bwe hari umujyajya. Sibyo? Aho umwana n'umubyeyi nta rukundo ruhaba, gusa naho Imana, kuko abantu si bo Mana, uzakure cyane ubiri byereka Imana. Imana yonyine niyo ibizi, kuko niwe mugenga w'isi n'ijuru. Reka twere imbuto nziza, tuzerera abato bari hasi yacu, nabo bazerera abato bari hasi yabo, bityo bizatuma u Rwanda rwacu rushobora gukurira mu mico myiza. Kuko ni ukuri kw'Imana nyanenga umusore ukorera amafaranga kuva mu gitondo kugera saa 12 agatahira mu kabari. Iryo cupa rirakushya ukanywa uyu munsi, ariko nyamara ejo nubura akazi inzoka izakubaza byinshi, n'umuryango wawe ujye mu kwiheba ati dutunze umuntu utadufitiye akamaro. Nawe tekereza niba uri umusore w'imyaka 20 bakaba batakubaza n'igihumbi mu mufuka, murumuna wawe wa 12 akakibazwa, none ugasanga uri kwaka muzehe wawe papa ukubyara wagakwiye gusha no mu mugongo ugahita yo kumwaka igihumbi cyo kunywa ako gacupa, yo kumwaka 500 yo kwiyogoshesha. Mwakwihaye agaciro, mujye mwiha agaciro. Uyu munsi ndi Rwanda, ejo wenda Imana nibikora nzambuka ngere na East Africa, yego Rwanda ngere Tanzania, mbe Tanzania nge South Africa, ariko kubera Imana no kuba naramenye ko yewe hari aho ngomba kuva naho ngomba kugera. Nawe nkurikira, ndagira ngo guhera uyu munsi amakosa wakoze mu buzima bwawe yahanagure, aho gutangira ubu ngubu ukireba iki kiganiro cya Moses, tangira ubu ngubu utangire umenye ngo ubuzima bwanjye nijye ukwiye kubuha kampasite yuko bugomba kubaho. Baho uko ushaka, kuko abandi nubaho uko bashaka, nakurahiye wallahi ntiwabishobora, kuko abandi bashaka. Benshi muri abo ngabo bashaka kunapfa kwanza kugira ngo wemere gisari danje, mubumbe ni danje. Isi iratubesha ikadushuka, rubanda bakatwota. Nyamara isi yo nta kintu tuzayibaza, kuko naho twumvishe muri Bibiliya handitse ko isi muzajyana mu rubanza, ahubwo uzajya mu rubanza n'ibyo wakoze ukiri hano ku isi. Ukiri hano ku isi uzanywa inzoga zikoshye, uzataha utuka ababyeyi, uwo munsi uzakosa ukora icyaha imbere y'ababyeyi ndetse n'imbere y'Imana Allah subhanahu wa ta'ala, umuremyi wakuremye. Umenye ubwenge, iyi si ntizigera ijya ku rubanza umucamanza ikomera inyundo, ariko izakunguza. Uzanywa inzoga, pandagaye nica kwivu imwe njya numva ngo bazita gatundagegera, izagusanga ku muhanda igutware. Kubera iki? Vino yakwangirije mu bwonko, tineri nayo zizaza n'amatabi hafi. Kubera iki? Twe generation yacu reka tuyihe uko ikwiye kubaho, kuko nitwe tuzubaka u Rwanda. Ejo nanone arize umwanzi w'ibyiza n'ibihe, si uko ngiye mbanze, ahubwo nuko igihe cyamfashe, nk'uko nababwiye ko nagize akabazo gatunguranye mu nyihangane. Gusa ubutaha niyo byinshi byo kubabwira, n'ubwo igihe kiri kumfata bari kumpamagara mu mufuka nkabyumva, ariko nuko nanze kubatenguha. So Mani barinde, kandi Nyagasana akomeza abamfashirizaho muri hose. Waba uri ku muhanda, Nyagasana kumfashirize. Nawe uri mu gipangu, ntuzibagirwe ko ku muhanda barira mu gipangu bakabuguza. Gusa nta ipingu ritarisha. Twese nk'Abanyarwanda tugira indangagaciro. Ciao ciao, turi kumwe nawe utaha. Ikiganiro ni ikigaruka.